imbere hanyuma yagiza imbere hari umwanya katupfe gufata munganye inka rero tuje kureba twamwitaga munganye inka ari umwana w'imyaka 4 hanyuma akaba se wabo n'umuna wa papa we akaba na nyirasenge turi abavandimwe be umuryango aragoho agira mu bahaka niwe nese mama Françoise. Ahangaha rero ni mu rugo rwa Munganyika. Aba ni abana be abahungu babiri. N'abandi tubabwira uriya niwe se abateguriye amata badusabe abari badufashe kubazimanira reka tuganire turagufasha kugira ngo uvuge wisanzuye ni igitangaza tubwire none uri kumwe n'ababyeyi bawe uri kwiyumva ute ndi kwiyumva neza cyane ndanezerewe ku mutima kuko ibi bintu nge byantunguye cyane 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 kubivuga byandenze mbese ni igitangaza mama wanjye papa wanjye nabushangaza arahari namubonye basaza banjye nibo ngo basigaye inyuma baracyari mu nzira ariko byandenze ujya gutekereza kujya kwitangazamakuru kugira ngo ushakisha ababyeyi ese hari ikizere wari ufite ko bagihari ntacyo tubwire amagambo arambuye ikizere wari waragitaye ikizere nari naragitaye ahubwo naravuze ati wenda reka mfe kuvuga nk'uko abandi babivuga nkabona bababonye niba ari byo ngerageze ndebe n'ibinanga nzasubirayo n'ibyanga mpebe burundu cyangwa se wenda nzabona n'umuturanyi wamenya wari uhazi wenda ambwira ati mwari mutuye aha bose barashize ubundi nibyo wenda ni ikihe kugira ngo bamenye ko bazakubona hari akazina banyitaga kera niko nagiye mvuga kuko uwo wampishe yahise ampindurira izina banyitaga Munganyinka ubu ngubu banyita Amahoro ubwo rero njye nagiye mvuga rya zina rya kera nyuma y'imyaka 28 ubonye mama wawe na papa wawe tubwire uko wabibuka gukira umwana n'ubu wenda hari kuntu ubonye uvuga ati ko ni papa koko kubona isura byo wenda ntago nari guhita nyibonera ngo mbimenye ahubwo amarangamutima numvishe mbakunze no kubavugisha twaravuganaga nkumva amarangamutima yanjye rwose ntari kubishidikanya nibo nabibonye wabwira umuryango wakoze n'abantu bose bambwiye ati nibo kandi mama yarambwiye ati agakovu ko mu gahanga uragafite karahari gatoya niki wabwira uwo muryango wakureze imyaka 28 yose utabazi none bakakurira bakagufata neza wababwira iki mu kubashimira umuryango wandeze wo by'umwihariko ndawushima cyane bivuye ku mutima no kuvuga ngo nabo n'ababyeyi banjye ubundi burangiye mfite ababyeyi benshi
aba baraje biyongera ariko aba bari bakomeye mu buzima bwanjye ntabwo bigeze bamfata nabi bankoreye ibishoboka byose nk'uko na mama iyo tuba turi kumwe ari byo yagakora nta kintu yigeze ankorera kidasanzwe tutagira amahirwe kongera kukubona turagira ngo twibutse bwa mbere uva gukura mu mirambo nk'uko twabyumvise ahari hehe icyo gihe niba ubyibuka kugira ngo ntuze kwisanga muri ubu buzima bw'abantu byagenze bite aho ngaho ngewe nagiye nkekeranya navugaga imisozi itari yo ahubwo abaje kuhumva abaje kuhamenya nibo abaje gukurura amakuru nahuzaga imisozi ubu ninjye nagendaga mvuga ngo narebaga shorongi ngo nazamugambaza ariko bamaze kumbwira bambwiye ko ahantu twari dutuye hari Remera y'abaforongo hanyuma wisanze hano gute umuntu wampunganye niwe wangejeje Kongo abirindutse nisangira Rubavu amazina yanyu mutubwire n'ibyishimo izina ryanjye twumva n'umutima uretse gato murakina cyambere ishimiye reka tuganire gato urumva umeze uti ndumva ndaho nishimye uyu mwana n'umwana wanjye w'imfura nari naramubyaye hanyuma igihe kigeze cya jenoside turatandukana hanyuma turamubura tumenya ngo yarapfuye se ariko tugeze twemeza ko yapfuye kubera igihe kirekire twarihebye byaravuye ibyo tutangiye kumutekereza reka tugaruke inyuma mu mateka mwamubuze gute mwaburanye gute twaburanye mu ntambara y'itsembabwoko 94 muri jenoside hanyuma ubwo bica ababyeyi bamureraga yabaga kwa sekuru bamaraho harokokamo kariya kana ariko igwiro ryako ntitumenye icyerekezo baza kutubwira yuko hari umuntu wamujyanye Kongo abantu bahungutse wa muntu wamujyanye Kongo ngo agwayo abandi nabo bari baramubonyeho baravuga bati ni intambara yabiteye nta kundi ubwo bagiye mu mashyamba niba kibaho niba atabaho ntitubizi wibuka neza umuntu ukuntu mwaburanye bitunguranye njyewe ntabwo nari ndi kumwe nawe nari nifitiye urugo rwanjye naramuzanye kwa sekuru tukaba tudaturanye tutegeranye nari ntuye mu gice cy'ibyumba hariya ariko abangaba bari muri Kigali ngari ahantu muri komine Mbogo hariya ubwo rero itsembabwoko ryabaye njyewe ndibyumva ariko uko mbikubwira uko niko byagenze ababyeyi be babatsinze mu rugo abandi bantu benshi havamo akara kana n'akandi kana k'agakobwa niwe mfura yanjye uramwibuka neza nicyo mwibukiye ubu afite akantu kakotsa muragashakisha mukabone kandi nanjye nakabonye buriya muzenye muri myaka 28 wizeraga ko uzamubona wowe ibyo twari twarakuyeho nk'uko umuntu apfa bakamuhamba ukavuga uti yarapfuye byararangiye ibyo ntabwo twabitekerezaho ukimara kumva inkuru ko ariho wiyumvise ibyo narabyumvise mbanza kubyita nk'inzozi ndavuga ntaba nabashinyaguzi bashinyagura umuntu yaba yarapfuye imyaka 20 n'ingahe nta kanunu nta kumenya amateka ye nyuma yaho ariko kubera iri twaranabuhanga ryanyu kugira ngo mbyemere neza ni uko yashyize hari ku rubuga rwanyu akavuga aho yarerewe nkumva ni mu rugo nicyo cyizere nagize ntawe ubasha kureba mu mutima ariko tugereranyije mu mutima wanjye kwishima birarenze kumva nari narahebye umuntu nkamubona ubu Imana yo mu ijuru niyo yagira ite niyo itekereza uko umutima wanjye uteye hari ikimenyetso bivuga yuko umusaza wawe aho yabaga isekuru abo barapfuye hari ikimenyetso wamumenyeye icya sokokuru nari muzi musaza ubwo urumva wayoberwa ukayoberwa na sokuru ndavuga papa wawe uriya mukobwa yabaga wari ikimenyetso ngo cyatumye munamumenya urabona uyu mwana ndakubwira ko tutari kumwe yari kwa sekuru noneho rero itsembabwoko rije riba ari kwa sekuru abavuze rero ejo bundi mumuvugisha ibimenyetso bya mbere ni ukumenya urugo yararimo dore hari nyirasenge
uwo niwe yatangiye kuvugiraho uwo bita Françoise, akurikizaho bari baravutse abakobwa ari impanga, akurikizaho umusaza wabo Ruzibiza, akurikizaho sekuru. Ndishimye cyane kuba mubonye rero, byo ni ibintu birenze. Ukuntu nayakiriye nitwa Mukamurisa Liberata. Inkuru rero ukuntu twayakiriye nanjye ubwanjye uko nayakiriye ndi nyina, numvise ari ibintu bitagomba no kubaho, kuko igihe twebwe tumusigira nyirakuru twimuka aho twari tugiye twimukiye, namusize afite imyaka 3 maze kubyara undi mwana w'umukobwa umukurikira. Nyuma rero hari ahantu hatari hafi ngo ndamubona umunsi ku munsi cyangwa hashira icyumweru mubone ye n'ukwezi mubona namusubirayo, hari ni wacu nagiyeyo haciye umwaka ndamubona yari umwana n'ubundi nsubirayo ari mu kwezi kwa 11 2002 1992 ndongera ndamubona, ubwo ndumva icyo gihe ari mu myaka 7 6 saho ngaho. Ubwo kuva ubwo nubwo muheruka nta bundi, ubundi n'ubu ndongeye kumubona. Uramubonye neza? Ubu ndamubonye n'uwanjye, ntabwo urumva nabirwa amaraso yanjye. Mama niki cyatumye ubyemera? Uvuga ati n'uwanjye. Impamvu nabyemeye, afite ibintu byinshi mwibukiraho no kumwotsa uraha mu gahanga. Najyaga nubwo mvugana nawe nagane ndamubwira uwamwotsa wo mu gahanga uracyawufite? Ati ndawufite. Ikindi ibice byinshi mbese ubu namubonye no kwifoto, uretse n'ubwo mubonye amaso ku maso, no kwifoto naramubonye mbona n'uwanjye. Byakiriye ute rero? Ukuntu byakiriye rero nishimwe nahaye Imana nkima kuba nkibyumva, none ubwo ni ikindi kirenzeho kugira ngo mpe icyubahira Imana. Kandi ikindi nongeye kwishima, nishimiye n'abantu bamufashe bakamurera akabagejeje ubuhe, nkabamubonye angana atya, ntarizi ko byabaho, ntarizi ko bitashoboka. Abona Imana ibafashe kandi ibafateho, ihori ibana nabo igihe cyose. Imyaka 28. Imyaka 28. Bigeze umutekerezaho, wajyaga umutekerezaho uvuga ati wenda aracyariho kuri iyo myaka? Umva, keretse inzozi, kuko inzozi zo bya bintu bavuga ngo inzozi zigira nkana. Nagiraga ntaka kavugo murose, ariko namurota nkamubona, nkabona niwe, ariko nkashaka uburyo uko muheruka nkasanga ni nako akiri. Ubu ni igitangaza. Ntiyarenzeho. Ahubwo agahinda kakanyice se, ubu ko nkubonye nkasanga uko nkuzururu uri muto ntuba ari kukiri kuki utakuze. Ubwo rero nkajya muri ako gasigane k'inzozi, ariko inzozi zageraho zikaba inzozi zikagenda. Ubwo rero ariko byo twari twarahebye, nta no kubitekereza, nta no n'inzozi zagezeho zirabura, sinongera no kubitekereza. Ubu ni ibitangaza, umva nta nubwo nabivuga uko biri. Gatana Jacqueline, kaba navutse 7 ntabwo ndibuka igihe namuboneye, sibyo ko afite nk'imyaka 4 oya 6 aho ngaho. Ubwo nza kumubona ari umudamu munzaniye wo mu muryango, aza kumunzanira n'amazi, ase uyu mwana umujyanye, arambwira ngo aramumunzaniye. Amubwira ntego, umwana ndamufata, ndavuga njyewe njya mu cyumba, ndavuga ndasenga, ndavuga Mana uyu mwana mubonye tiduhuje amaraso, simuzi ntanzi, tari kumpe kumukunda. Imana iranyemerera bimpape, umwana turabana duhuza umutima. Umwana namonye mfite umwana umwe, umwana ndareba ndavuga nti umwana yaba yarafite ababyeyi baba bamujyanye ku ishuri, ndakomeza nanjye ndamwigisha, mushyira mu wa mbere. Umwana arakomeza ariga, ageze yabona diplome. Maze kubona diplome rero nibwo yashakaga. Maze gushaka rero n'umugabo nawe aramwanga, ariko ntabwo namutereranye, nakomeje kumuba hafi, muha n'umwana kumubanisha. Ubwo ni ngiye nyina, ubwo rero nkomeza kumubana gutyo kugeza iyi saha. Ku myaka 6 nibwo mwabonanye? Yambwiye ko hari umubyeyi bari baturanye wamubanaga,
ariko akabona atari bumufate kandi bari kumwe ngo bishoboke aravuga ati reka mushyire umudamu ariho kubana ahubwo nyuma yaho aza kumunyaka abonye ari inkumi kuki bahisemo wowe kugira ngo babe bamugore ntabwo nzi uburyo babitekerejeho nta nubwo twe tunaturanye ubwo rero amaze bari batuye hano kuri Kamera njyewe ngaturira mu misozi ahantu hitwa muri Karamba hari urugendo bo bakuru ko bamubonye gute bamukuye nyine bari baturanye n'umuntu umufite wamukuye muri Kongo ubwo rero arambwira ati nabonye turi kumwe mbona nta kuntu namubaka kandi turi kumwe mpitamo kumukuzanira ubwo rongeye mpita nagira kubwo ari Imana yabiteguye ndamubyakira pe hanyuma kugira ngo uwo muntu amukuraho yabaga mukuzanire bashaka ko nafatwaga nabi yaramerewe nabi cyane nanjye mubona yari afite inzara zisongoye ntiyacibwaga inzara umusatsi wari waramwereyeho yambaye ubusa ubwo mpita mogosha muca za nzara mugurira imyenda ubuzima burakomeza nyuma yaho rero umubyeyi amaze kubona ko umwana asobanutse ari kumfasha imirimo yiga ameze neza ari kubaga kumi aza muri secondaire primaire yego aza yari nko yari amaze kubaga kumbi ari mu mashuri nko mu wa 2 no mu wa 3 ubwo rero aza kumunyaka namubwira rero ntitugiye kugwanira umwana waramumpaye waramuzanye ahubwo mujyana umwana arambwira ati rwose ntabwo bishoboka jewe ntabwo nsubirayo kubera ikatambanye icyo gihe muri iyo minsi ntabwo ngewe nasubirayo mbona bibaye agahato ngiye nsa n'ubivuye imbere numva ntashobora kugwana umwana aranga pe arakutura tunanabana nabi bakomeza kwishyiramo ngo namwibamya abana ntigiye ntabwo nakwima umwana pe uzamujyane nguyu amaze kumenya ubwengazi bipfa n'ibikira ubwo rero umwana aranga gutyo nuko birarangira tayo ahubwo ningiye twari tubifitanye rimwe na rimwe utazi n'umuryango nyuma uza kumenya wenda ko hari nk'umuryango muri urwo rugendo rwo kumurera ntabwo wigeze umenya ko hari umuryango oya pe kugeza isaha ntabwo nigeze mbimenya ntabyo nigeze numvaga ko ari uwanjye gutyo gusa twaraganiraga akambwira ati rero njyewe wabonaga mbese asa n'utabizi amazi none uzi neza ko hari abantu wabuzi ko bahari arambwira ati musaza wanjye umwe yabaga mu gisirikari abandi navuye munsi y'intumbi zabo nta muntu nshobora kuba mfite ndanamubwira se none ko mfite ihene ebyiri nazigurisha wenda tukagenda tukareba ko twabona umuryango arambwira ati pe yewe nzi neza ko nta muryango ntaho navuye munsi y'intumbi ndagenda nta muryango nzi ko hari nibizo ntumbi cyangwa aho ari ho hari niho agace nibura kambwira ngo niba ari muri komine Gambazi ngira ngo kera ubwo rero nanjye ngumva ibyo bice ntabizi umwana ariko kubera ko twabanaga wabonaga nta kibazo afite pe higeze agira amatsiko yo kumenya gushakisha umuryango we nibura ikibazo akigize amaze gushaka naho turi kumwe nta kibazo yigeze agira mu buzima bwe amaze gushaka oya nta nubwo yigeze gushakisha usibye ko yahuye n'akababaro wenda bikajya bimukangura ubwenge ariko tukiri kumwe ntabwo yigeze ababara imyaka 28 irashize wari uzi ko igihe kizagera akabona umuryango duhere kuri ibyo inkuru kiyumva ko umwana yabonye umuryango we wabyakiriye gute nk'umuntu wamureze kuva kuri iyo myaka yose kugeza akuze akagera no ku rwego rwo gushaka njyewe nananiwe kubyakira kugeza na n'ubu sindashobora kurya sindasinzira navuze ngo nzabyakira ariko mbabonye sinzi njyewe numvaga ntabwo nigeze mbateganya ni igitangaza gikomeye gute ako si imyaka 28 umuntu utumva kanuno k'abantu batekereza ko afite umuryango umwana muri kujya muganira nyuma y'iyo nkuru wenda niba baje kuyikubwira yakubwiye neza ati nawe wumvaga ati sinzi ikiringo n'amarira byose byarajyanaga harabyemera nawe ntabwo arabyemera nawe biracyarimo gutyo mama wenda tugana ku musozo nk'umuntu wagize uwo mutima wo kurera umwana utaruba utazi n'imvune n'imvano ye abandi babyeyi
n'iki wababwira kugira umutima wo gufasha umuntu utagira ikiriro? uwo mutima rero ntabwo nanjye nawusobanura usibye gufashwa n'Imana, ntabwo umuntu yabyiteramo. Ngewe ubwanjye ndakubwira ngo mbere yo kugira ngo mubane nagiye mu cyumba ndasenga. Uyu mwana abaye nk'igiti kigurukira ku kindi bajya bakitingurukira. Ndaho tuziranye duhuje amaraso simuzi nawe ntanze. Umva urukundo rwo kumukunda gusa. Imana irabinkorera. Rero undi muntu wese uri kubyumva yumve ko kireka gusaba Imana ariko umutima ntabwo ugira benshi. Kandi nanjye sinavuga ngo narawihaye ni Imana yawumpaye. N'iki uzamwibukira hari papa ndavuga ati wowe nyagasani cyangwa ikintu wishimira ukavuga ati muri iyi myaka yose sinakoze ubusa nubwo umwana abonye umuryango sinabibi nabyo tukwishimira? Icyo nakwishimira cyane nuko nshimishijwe nuko abonye umuryango kandi ntabwo yigeze ambera umwana mubi kugeza iyi saha. Nukuri ndabimushimira cyane, yambereye umwana mwiza gusumbya nabo nabyaye. Kuri we cyo ntakwibaga kuri we sindababwira ngo niki byose ntacyo munenga nta na gito impagarike yose. Hanyuma ubundi ufite abana bangahe? Mfite abana 9. Ubwo wa 10 cyangwa nawe mubare mu bake? Oya pe ubwo numwe yuzuza wa 10. Hanyuma muri abo ngabo iyo ukize ku myaka we wamugereranya nk'uwakangahe? Niwe yari mu bakuru muri bo cyangwa yari? Niwe mukuru, nabo nabyaye bari bazi ko ari mukuru wabo, ntabwo bigeze batandukanye ngo bavuge ngo uyu si uwacu. Bakuze bazi ko namubyaye. Ubu niho bari kujya babimenya ko bari guca akenga ariko ntabwo bigeze batandukana. Umukobwa yitwa Mahoro. Umubaze Angeli. Urakoze cyane.